se andi na n'ubu ngubu koko uracyari muri gare igihe noherereje ibyo bintu koko ese ubundi mbwira wari uri mu biki na n'ubu ngubu kandi ubwo ugiye kumbeshya andi ntumbeshye ndabizi neza andi ahita asubiza Kayira ati Kayira ntabwo ngiye kukubeshya ariko hari abashuti banjye bari baje kunsura ntabwo nari bubasige mu nzu mbabwira ngo ndaje byari bugaragare nabi rero naretse bamara kunsura hanyuma mbaherekeje mpita nza ahangaha muri gare ariko ndumva nta n'ikibazo gihari batanabimaye nazagaruka ku munsi w'ejo. Kayira kuri telefone n'uburakari ahita abwira andi ati ariko se andi ubu ngubu koko nzagukorera iki nta kibazo reka nshyire umujinya hasi kuko n'ubundi nta n'ikintu na kimwe nagutwara ngaho genda hanyuma ndongera kuguhamagara umbwira ko wabizanye kandi rwose ntutinde kumpamagara. Andi ahita abwira Kayira ati Kayira nturakare ngiye kugerayo. Kayira ahita amubwira ati what nta nubwo wari wagera muri gare andi ndumva neza ugiye nko kunsaza nta kibazo ndaza kuguhamagara nyuma y'iminota nka 30 numve. Kayira ahita akupa hanyuma andi agakomeza akagenda bari mu modoka rwose yashyizemo utuziki dutuje ari kugenda yumva gake gake akata aho ngaho mu mujyi bidatinze rero agera muri gare akinjira yamara kwinjira agaparika imodoka neza ariko mbere yuko ayisohokamo abanza gufata telefone yiwe agahamagara abashuti be bari baje kumusura ababaza niba bageze mu rugo amahoro rwose bamubwira ko bageze mu rugo amahoro hanyuma agahita asohoka mu modoka akerekeza aho baba bamutumye ariko ari kugenda hari umuntu abona ku ruhande ntabyiteho ariko amureba nk'amasegonda 5 hanyuma agakomeza akagenda hanyuma ntagatindayo amarayo iminota mikeya ategereje nyine ko bamufasha kugira ngo bamuhereze ibintu Kayira aba yohereje hanyuma barabimuhereza bamara kubimuha nyine ari gusohoka ahita ahamagara Kayira andi ahita abwira Kayira ati Kayira noneho ubu ngubu ndabifite mu ntoki zanjye rwose noneho waryamuga ugatuza ugatekana. Kayira ahita abwira andi ati andi urabizi neza ariko ku munsi umwe uzansaza gusa nyine ibyo bintu mama yashaka ko bikugeraho bwa nyuma na nyuma bikugezeho ikindi ntabwo wamuvugisha dore burije uzamuvugisha ejo ubwo nanjye reka nkureke ndebe utuntu mba nkora. Andi ahita abwira Kayira ati nta kibazo mushiki wanjye nkunda ubwo ngubwo nyine tuzavugana ejo kandi unshimire mama cyane nzamuvugisha ejo kuri telefone. Kayira ahita amusezera hanyuma andi nawe agahita amusezera agakomeza ajya ku modoka ye ari kugenda n'ubundi ahita yongera akabona wa muntu noneho gukomeza biramwangira neza akaza amusanga ari kuza aba ari umukobwa ukiri mutoya ariko nta nkweto aba yambaye aba afite agakapu gatoya mu ntoki ariko nako wagira ngo nta n'ikintu na kimwe kiba kirimo. Andi ari kuza umukobwa akomeza yegera inyuma nyine umukobwa adashaka ko andi amwegera ariko andi ntabwo bimubuza rwose kumwegera ahita amwegera agahita amubwira ati hayi umeze ute umeze neza nako ndabibona ko utameze neza nta nkweto wambaye nubwo ntari kukureba neza mu maso ariko ndi kubona wagira ngo uri kurira byakugendekeye bite ufite ikihe kibazo. Uwo mukobwa akomeza yegera inyuma hanyuma andi agahita amubwira ati nta kibazo ndabona udashaka kumbwira ariko nanone ntabwo nagusiga ahangaha umeze gutya utanambwiye n'ikintu wabaye hari umuntu wagukubise hari umuntu waguhohoteye mbwira nagufasha nta kibazo. Uwo mukobwa aramureba cyane akamwitegereza hanyuma andi agahita amubwira ati mana yanjye ibi bintu biri kuntera urujijo ariko nta kibazo niba ari byo wifuza gukora komeza undebe nta kibazo. Uwo mukobwa ahita amubwira ati none se wowe ntabwo umeze nkabo andi ahita amubwira ati bande se ntabwo meze nkabo nyine bande. Umukobwa ahita amubwira ati nyine abantu banyibye bakansigira aka kantu ntazi ikintu kirimo ntazi n'icyo kamaze ibintu byanjye byose bakabitwara ubwo buriya wowe ntiwabura umwe muri bo rwose reka nkubwize ukuri nta kindi kintu nsigaranye pe uretse iyi myenda nambaye nayo mbona yanshikiyeho ntazi ikintu ndibuze kwambara rero reka nkubwize ukuri nta kindi kintu rwose nsigaranye niba uri umwe muri bo igendere rwose unsige ndi muzima nta kindi kintu nshaka. Reka nongere mbasuhuze aho mwamuherereye hari hose hatandukanye ku isi ibihugu byose mwamuherereyemo ndabasuhuje cyane mbifuriza n'ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi. Ahangaha turi nk'ibisanzwe ni kuri umva nkubwire ariko nyine mbahereza n'ikaze ariko by'umwihariko babandi n'ubundi bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda aho mwamuherereye hose n'ikaze cyane nshimira kandi wa muryango mugari tubana umunsi ku wundi murabizi neza ko muramutse mudahari natwe ntabwo tukaba duhari
n'iby'agaciro rero kuba tubafite. Imana ikomeze bampera umugisha cyane, ariko n'abashyashya baba bageze ahangaha ari ubwa mbere, ikaze cyane. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dukora uzajya ubibona buri munsi. Kandi rwose kuba wahisemo kubana natwe nta gihombo kirimo, kandi ndagusezeranya ko rwose utazigera wicuza. Rero mu nkuru yacu y'uyu munsi ndagira ngo ufate umwanya wawe ubane nanjye kuva aka kanya ngiye gutangira kugeza ngeze ku musozo, kugira ngo tuze gufatanyiriza hamwe gukuramo ya masomo ya bwa buzima tugenda ducamo bwa buri munsi. Rero ngiye tugiye kubana nk'ibisanzwe, ndi Karangwa Sandrine. Nanone Andi aba ari mu modoka, ariko ntabwo aba ari wenyine, aba ari kumwe na wa mukobwa. Rwose umukobwa afite ubwoba bigaragara ndetse ari no gutitira. Andi inyuma aba afitemo ikoti, ahita arikurura agahita arimuhereza. Umukobwa ashaka kuryanga, ariko Andi agahatiriza, umukobwa ahita aryambara. Hanyuma amaze kuryambara, Andi ahita atangira gutwara imodoka, nta kintu na kimwe bari kuvugana n'uwo mukobwa. Yegera imbere gatoya, hanyuma akamugurira icyayi nyine kugira ngo ashyuhe, aba yakonje cyane. Hanyuma ari kunywa, baparitse n'imodoka. Andi aramureba agahita amubaza ati sasa rero tugiye guhera ku mazina yawe, n'icyo wakoraga ahangaha muri gare, nyine nuko byakugendekeye umunsi wawe ukuntu wagenze. Umukobwa aramureba agahita amubwira ati mbere na mbere reka ngushimire, bwa mbere uza kundeba undeba nyine nabonaga duteye ubwoba, nabonaga nyine nawe ushaka kungirira nabi, ariko uko nabikekaga siko biri. Ndagushimiye cyane, wakoze cyane kunkura hariya ahantu nari nabuze uko ndibuze kubigenza. Naho amazina yanjye nitwa Viviane. Nari naje ahangaha, hari umuntu twari tumaze iminsi tuvugana, ambwira ko amfitiye akazi, ambwira ko rwose naza. Hanyuma ndaza, mpageze ni ubwa mbere nari mpageze, nahuye n'abasore babiri rwose mbona ari abana beza, bavuga neza, banyakiriye neza. Hanyuma babwira aho nshaka kujya, rwose bambwira ko nabariho bari kujya. Ndavuga ni nta kibazo, rwose ntumfate nk'umukobwa w'injiji, ariko reka nkubwize ukuri. Mu rugo rwose iyo umuntu ashaka kugufasha uramwemerera akagufasha, ko nta kintu na kimwe aba ari bugutware. Ikindi ibyo rwose mwasezeranye niko abikora, nta kintu na kimwe ahinduye. Rero numvaga nanjye ariko bari buze kubikora. Hanyuma ninjiye mu modoka, maze kwinjira nta kintu na kimwe rwose nikangaga pe. Tugeze imbere bahise baparika imodoka, ndavuga ni buriya wasanga ari nk'akantu bagiye kugura hanze, nta n'ubwoba nari mfite. Hanyuma usohotse nyine mu modoka ahita akingura umuryango aho narindi, atangira gufata ibikapu byanjye, atangira kurebamo kugira ngo arebe ko harimo amafaranga. Wari wicaye imbere ahita amubwira ati ariko uriruhiriza iki urebamo, wabifashe byose ukaza tukagenda, uri kugira ngo abantu badusanga ahangaha. Ibyo ngibyo nabyumvisha ubwoba buranyica, ndavuga ni karabaye ndajya hehe, nta muntu nari mfite mpamagara, telefone nari mfite bahise bayinyaka, ibyo nari mfite byose barabinyaka. Hanyuma ibyo ntago byarangiriye aho ngaho, bagerageje no kuba banyegera ngo bamfate ku ngufu, ariko ku bw'amahirwe hahise hatambuka imodoka yagendaga gake cyane, nyine bahita babirekera aho ngaho. Gusa umwe yari yasize umuryango awukinguye, nyine nahise mukubita ku ruhande ndirukanka. Ntago nari nzi ahantu ndi kujya, sinari nzi rwose aho ndi kujya, sinakubeshya, niko nyine gusubira muri gare kuko nta handi hantu nari nzi. Nyine byarangiye nkubonye nawe. Andi kwihangana biramunanira, agasa nk'ugiye guseka, ariko nanone akareba hirya, amaseka aramwica. Viviane arabibona agahita amubwira ati kubera icyo uri kunseka? Andi ahita amubwira ati no I'm so sorry, gusa ntago ndi kuguseka, gusa ibintu byarahindutse wa mukobwa we. Ni gute wakifata ukizera abantu babiri noneho b'abasore ngo barakujyanye? Nese wumvaga bakujyanye hehe koko? Ikindi uri umukobwa mwiza, yego wenda nubwo utambaye imyenda ihenze cyane, ariko nanone ndabibona ko uri umukobwa mwiza. Wagombaga kubyibwira. Ikindi ahangaha turi mu mujyi, rwose nahise numva ahantu turuka. Viviane itamubwira ati no wabifashe nabi, njye rwose nta nubwo nturuka mu cyaro, sibyo? Ntago nturuka mu cyaro cyane,
Andi arongera agaseka agahita amubwira ati mana yanjye ibi bintu ninza kubibwira Kayira noneho araza kunyica pe. Ibyo nahuye nabyo uyu munsi wose byanyishe pe. Ibyo ngibyo bivuga asa nkaho ari kwivugisha. Viviane ahita amubwira ati uvuze ngo iki? Andi ahita amubwira ati okay, nta kibazo, ngaho mbwira iwanyu ni hehe, wari waje ahangaha gukora iki? Nyine kugira ngo tubone ahantu tuza guhera, kuko sinaguta mu nzira, ntago bishoboka, ntago naguta mu nzira. Viviane ahita amubwira ati ninaje ahangaha mu kazi nk'uko nabikubwiye, hari umugore twari tumaze iminsi tuvugana ambwira ko rwose amfitiye akazi. Ndavuga nti rero reka nze nta kibazo, kuko n'ubundi ko numvaga ko ngiye gukora, numvaga nyine nta kintu bintwaye, niko kuza nyine ngeze ahangaha bigenda uku nguku. Ubu ngubu icyo nshaka ni ugufata imodoka insubiza mu rugo, ngasubira mu rugo rwose. Ndabizi neza ko na mama ashobora kuba yandakariye, ko nta kundi byagenda, n'ubundi ndabizi azongera nyakire. Andi ahita amubwira ati okay, none se ni akahe kazi wari ugiye gukora? Ku buryo ki twabona uburyo dushaka uwo muntu niba azwi, hanyuma nkamuvugisha nkamubwira ko ndi kumwe nawe, nyine akaza akakureba ubuzima bugakomeza. Viviane ahita amubwira ati sinzi ko yaba azwi, gusa narinje gukora akazi ko mu rugo. Yego. Andi arongera akamureba agahita amubwira ati what? Akazi ko mu rugo? Okay, ntugire ngo mbifashe nabi, gusa ngiye ko nari nabyumvishe rwose, ntago ari uko nguko, ariko nta kibazo, reka dutahe. Viviane ahita amubwira ati dutahe hehe? Andi ahita amubwira ati none se ngiye mba mu muhanda cyangwa mba mu modoka? Dutahe iwanjye, kandi rwose humura, nta kintu na kimwe ndifuze kugutwara pe. What? Ahita yatsa imodoka, hanyuma bagahita bagenda. Gusa agenda amaseka yamwishe, naho bwe ntabwo abazi ikintu kiri kumusetsa, ariko agenda ari guseka. Viviane akabibona, ariko kubera ko aba yifitiye agahinda ke, nta kintu na kimwe rwose aba ashaka kumva, nta n'icyo aba ashaka kureba. Barakomeza bakagenda bakagera nyine kwa Andi rwose nubwo aba ari umusazi gutyo, ariko aba afite akazi keza kandi atuye n'ahantu heza rwose, bigaragara ko ari umuntu wiyubashye. Barinjira, bamara kwinjira kongera agasubira hanze agafunga portail. Amaze kuyifunga ahita yongera akinjira, ari kwinjira mu muryango abona Viviane yagumye mu modoka, ahita yongera akamanuka agahita akomanga ku kirahuri, agahita amubwira ati Viviane utari gusohoka kugira ngo ngukingurire n'umuryango. Okay, nakumbabarira, ubwo wagize ubwoba, nta kibazo, ibyo ngibyo ndabigukorera. Ahita akingura umuryango, hanyuma Viviane agasohoka. Agisohoka Viviane abona aho hantu rwose ari heza, ariko kubera ukuntu nyine aba ameze nta nubwo abyitaho. Agenda inyuma ya Andi, hanyuma Andi akinjira ku muryango agakingura, hanyuma agahita asubira inyuma gatoya akamuhereza nyine karibu kugira ngo aze inyuma ye. Viviane arinjira, yamara kwinjira abona rwose ari ahantu heza, hanyuma akatangira akareba. Aho ngaho Andi aba ari kubika imfunguzo, ariko ari kujya no mu cyumba cy'abashyitsi kiba kiri ku ruhande. Ahita azanamo inkweto ziba zirimo, akazanamo n'ipantaro igaragara ko atari nini cyane, ndetse n'umupira. Arabizana bifashe, agahita amubwira ati Viviane rero mushiki wanjye ntago tukibana ahangaha, uranyihanganira, iyi ngiyi niyo myenda nari mfite igaragara nk'aho ari mitoya, gusa kugira ngo nyine ukomeze wambare yo wapfa kuyambara nta kibazo. Ikindi nta biryo nari mfite, ariko ngiye kugerageza ndebe utuntu tworoheje ntegura, kuko ndabizi buriya ntiwanariye. Ariko mbere y'ibyo byose genda muri kiriya cyumba ubanze woge umere neza, uhindure n'imyenda, hanyuma ibyo ngibyo numara kubikora urasanga rwose narangije kugutegurira ibyo uri buze kurya. Viviane aramureba agakomeza akamwitegereza, aba ari kumuhereza imyenda, ariko Viviane ntayakire. Andi ahita amubwira ati Viviane uri kumva ibintu ndi kukubwira? Asa nk'uwikanze, agahita amubwira ati okay, ndabyumva nta kibazo. Ahita afata imyenda agahita ajya muri cya cyumba nyine, hanyuma koga. Andi nawe aba ari mu gikoni ari kureba utuntu tworoheje yategura. Ibyo ngibyo amaze kubikora, Viviane asa nk'utinda muri icyo cyumba, hanyuma Andi ahita ajya ku muryango agakomanga, ahita amuhamagara ati Viviane wabaye amahorora ko watinze, ibiryo byari bihiye nandi kugira ngo usohoke ubanze uzurye. Andi ibyo ngibyo abivuga, ariko asubira nyine muri salo kugira ngo abe yicaye amutegereje. Nanone hacamo indi minota Viviane atari yasohoka. Andi ahita yongera agasubira ku muryango, agahita abwira Viviane ati Viviane ntakubeshye uri gutinda kandi uri no kuntera ubwoba, ubu rero ngiye gukingura.
uko nguko abivuga ari no gukingura agera mu cyumba agasanga Viviane yasinziriye kubera umunaniro kwirirwa ahagaze stress agahita asinzira. Andi aramureba agahita azunguza umutwe agasekamo gakeya nta nubwo aba yiyoroshe neza ahita amworosa hanyuma agatongera agasohoka. Amaze gusohoka ahita afata bya biryo akabitunganya neza kugira ngo abishyire ahantu hameze neza kuko Viviane aba yasinziriye. Ibyo ngibyo amaze kubikora ahita ajya muri salo akareba umupira ho gatoya naho kumva umunaniro uramwishe agahita ajya kuryama. Urajya mu gitondo rero n'ubundi akabyuka nk'uko bisanzwe ari gutegura icyayi nta nubwo uwo munsi aba ari bukore. Aba ari hanze rero afite itasi mu ntoki ariko ari no kuri telefone aba ari kuvugisha Keira. Hanyuma Keira ahita abwira Andi ati Andi ni gute ufata umuntu utazi mutigeze munahura ukamuzana mu rugo gutyo gusa byoroshye ariko ubundi wowe ubona uri muzima ubundi. Andi ahita abwira Keira ati Keira tuza yewe nabibonaga ko ashaka ubufasha kandi n'ubundi nicyo nagombaga gukora ariko nakubeshye uwo mukobwa no kumureba mu maso biri kunsetsa ndi kwibaza umuntu ungana kuri ufite imyaka nk'iriya abantu bamutuburira Keira ntago we wabyumva noneho ukuntu yabimbwiraga di Keira nagombaga kumufasha kandi nta n'ikibazo kirimo aho ngaho. Keira itabwira Andi ati none se Andi uwo mukobwa yaba yarakubwiye iwabo? Andi ahita amubwira ati yego yarahambwiye yari yanambwiye ko yaje gukorera hano nyine akazi ko mu rugo. Umuntu niwe bari kuvugana ariko nyine yamubuze icyo ngende bukore ndi bumufashe ndamuha ibiryo hanyuma muhe n'ibyo yambara hanyuma musubize iwabo nta kindi rwose ndibuze kumukorera n'ibyo ngibyo gusa. Keira itabwira Andi ati none se Andi urabizi neza ko ari ibyo ngibyo gusa cyangwa hari n'ibindi bintu byihishe inyuma? Andi ahita amubwira ati ibigize Keira nta kintu na kimwe cyihishe inyuma y'ibyo ngibyo rwose. Niba uri gukeka ko ari umuntu mubi ntabwo ari umuntu mubi. Twararanye mu nzu twabyutse mu gitondo ibintu byose bimeze neza nta kibazo rwose gihari ahubwo se mama yaramutse gute? Keira itabwira Andi ati Andi mama yaramutse neza nta kibazo ahubwo nk'ikibyibuka reka mushyire kuri telefone muvugane. Andi ahita atangira akavugana na mama we akamubwira ko ibintu yari yamwohereje rwose yabikunze cyane. Mama we amara kumuvugisha agahita amusezera Andi nawe akahita amusezera aguma aho ngaho iminota mikeya hanyuma agahita yumva mu nzu Viviane yabyutse nawe ahita ahaguruka nyine akamusanga mu nzu. Akigera mu nzu asanga Viviane ari mu gikoni ahita aza akamwegera agahita amubwira ati Viviane waramutse? Viviane atamubwira ati waramutse neza Andi umbabarire kuba nijoro nasinziye nakubwiye nari naniwe cyane gusa nyine unambabarire kuba natinze no kubyuka n'ubundi nari ngifite umunaniro. Andi atamubwira ati Viviane ibyo ngibyo ntago mbikubajije kandi nta nubwo rwose uri mu nshingano zanjye ku buryo ki nakubangamira ushaka kuruhuka ahubwo se ntagushonje? Ibyo ngibyo bubiretse uze tubanze dufate ibya mu gitondo nta nubwo wigeze urya waraye utariye hanyuma ibindi turabivugana nyuma. Uko nguko niko bahita bajya kwicara ku meza bagatangira kurya. Viviane rwose ararya yamara kurya bakandurura ibintu ku meza hanyuma bakicara bakaganira. Andi ahita abaza Viviane ati none se Viviane ushaka kuguma aha ngaha mu mujyi ugakora cyangwa ushaka gusubira iwanyu? Viviane ahita abwira Andi ati mbere na mbere hari ikintu ushaka kugusaba. Andi ahita amubwira ati ok mbwira nta kibazo. Viviane ahita amubwira ati wantije kuri telefone nkabanza nkavugisha mama ko mbizi ko ubu ngubu yahangayitse yambuze nkabanza nkamubwira uko byagenze kugira ngo arekere aho ngaho gukomeza guhangayika. Andi ahita amubwira ati nta kibazo rwose ahita ayimuhereza hanyuma Viviane akajya ku ruhande gatoya akavugisha mama we. Mama we ahita yafata telefone akitaba. Viviane ahita ahamagara mama ati ma ni njyewe. Mama ahita amubwira ati Viviane byakugendekeye bite? Telefone yawe nayihamagaye niriwe mbwira abaturanyi ngo bampamagarire ku zindi nimero basi ndebe ko byakunda ariko byari byanze ubu ngubu nari ngiye gufata gahunda yo kuza kukureba byakugendekeye bite? Viviane ahita abwira mama ati ma mbabarire kuba naragiye ntakubwiye rwose numvaga nyine nshaka kugenda kugira ngo ndebe ko imvune uhoramo za buri munsi zagabanyuka ariko n'ubundi ntabwo byagenze neza. Mama ahita amubwira ati byagenze gute se kandi? Viviane ahita atangira akamubwira byose ukuntu byamugendekeye hanyuma mama ubwo neza buramwica agahita amubaza ati none se ubu ngubu uri he Viviane? Ubu ngubu uri hehe kuko waraye hehe? Viviane ahita abwira mama ati mama kubw'amahirwe rero narindi muri gare nyine nkuko nabikubwiye uwo musore aratambuka
araza ambaza uko meze, nyine birangira anzanye iwe, arangaburira, amaho kuryama, ndogamira neza. Ubu ngubu nyine niho ndi nakoresheje telefone yiwe kugira ngo nkubwire nyine uko meze. Mama Viviane tabwira Viviane ati mana yanjye, Imana ishimwe Viviane, ibaze uwo muntu ataza kukubona ubu ngubu waraye muri gare cyangwa se akagira n'abandi bantu baza bakakugirira nabi. Kandi Viviane narakwinginze ndakubwira ni ibyo tuzacamo byose ntuzigere unsiga, ariko reba wari wabikoze. Viviane ndabizi neza ko rimwe na rimwe duca mu bintu bitaba bitworoheye, ariko nanone uracyari muto Viviane, uracyari mutoya wo kugenda ngo ugende ngo ujye gukorera amafaranga unsiga ahangaha ibintu utamenyereye, ntaguze ahantu. Viviane wagiye unyumva, urabizi neza ko kuko burabyambabaza kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose Viviane itabwira mama ati mama ndabizi ariko nanone nanjye mba nshaka kugira ngo ngufashe mama, nubwo nkiri muto ariko ntago ndi mutoya cyane ku buryo ntagufasha. Mama ahita amusubiza ati none se Viviane uraza kugaruka ryari ko numva njyewe mpangayitse cyane, cyangwa se niba utari bugaruke njyewe nze nkwitwaje tugarukana ahangaha mu rugo. Viviane itabwira mama ati mama none se waretse nkabanza ngashaka akazi nkabona kuzagaruka nyuma. Mama ahita amubwira ati hoya ibyo ngibyo Viviane ntago nabikwemerera, mbere na mbere wagiye ibintu byose birazamba, hanyuma ngo nkurekere aho ngaho ntazi n'ukuntu umeze, ntazi n'ahantu uri. Abo bantu ntabwo nzi Viviane, ahubwo mbwira uragaruka ryari hano mu rugo. Viviane itabwira mama ati mama ngaho nzaza ejo, dore urabona ubu ngubu bwakeye ntabwo naza, reka nzaza ejo. Mama ahita amubwira ati okay nta kibazo. Hanyuma rero kuri telefone ngiye kukoherezaho amafaranga uzifashisha uri gutega ugaruka. Ikindi nimugoroba uze kumpamagara, mu gitondo uze kumpamagara kugira ngo numve ukuntu umeze. Viviane arikiriza, hanyuma mama agahita amusezera. Viviane akagaruka mu nzu. Amaze kugaruka mu nzu andi byose aba yabyumvaga, ahita abaza Viviane ati Viviane mama we nuko nguko agufata ntago rwose byantunguye. Viviane ahita amubwira ati ntago byagutunguye, kubera iki bitagutunguye? Andi ahita amubwira ati nyine unyihanganire kubivuga ariko n'ubundi byagaragaraga rwose ko udakwiriye kari akazi, kuko uri umutesi Viviane, uri umutesi. Reba ukuntu mama we byonyine aguhangayikiye. Nanabyumvise ko mu gitondo uri buze gutaha, byose nabyumvaga. Ubwo icyo ndi buze kugukorera ni ukukujyana iwanyu nkakugezaho nkamenya neza niba uri amahoro. Rwose ntiwirirwe ubwira mama wawe ngo yohereze ari amafaranga y'itike, kuko sinakureka ngo ugende wenyine, turaza kujyana. Viviane itamubwira ati hoya ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, ndaza kwijyana nta kibazo. Andi itamubwira ati hoya ubu ngubu rero umeze nk'aho uri mu nshingano zanjye kugeza igihe uri bugerere mu maboko ya mama wawe, kuko nabyumvise ntabwo nakureka ngo wongere wijyane, noneho wijyanye se bakakurira mu nzira, ubu ngubu kuko nasobanura iki? Andi araseka, Viviane nawe agaseka. Hanyuma ibyo ngibyo birarangira rwose, ibiganiro bikaba bike aho ngaho mu rugo. Andi ntabwo aba yagiye ku kazi, Viviane nawe aba ari aho ngaho gusa yicaye. Hanyuma bicaye muri salo, Andi ahita afata telekomande agahita azimya televiziyo. Rwose Viviane aba ari kureba yaryohewe, hanyuma aramureba agahita amubwira ati kubera icyo uyizimije? Andi ahita amubwira ati ndifuza rero ko tuganira, kuko urabona ugiye kugenda ntabwo tuzongera kubonana, rero ndifuza ko tuganiraho iminota mikeya. Nk'uko ubizi nyine wabyumvise, njyewe nitwa Andi, mfite mushiki wanjye umwe Keira na mama wanjye, gusa papa wanjye ntabwo agihari. Njyewe ndibana ahangaha, hanyuma Keira akabana na mama kuko mama ntabwo ameze neza, ararwaye, bari kumwitaho. Ariko Keira we afite n'umugabo, afite urugo rwe. Nanjye rero mba ndahangaha ndi kwibana, ndi umuntu usanzwe Viviane. Ikindi nkunda kwishimana n'abantu turi kumwe, nibyo ngibyo nakubwira kuri njyewe. Viviane ahita abwira Andi ati Andi hari ikindi kintu kimwe wibagiwe. Andi ahita amubwira ati ntigiki nibagiwe? Viviane ahita amubwira ati wibagiwe kuri n'umuntu mwiza, reka rwose nongere ngushimire mbikuye ku mutima pe. Mbere nagushidikanyagaho ariko ntago nkikiri kugushidikanyaho. Ushobora wenda kuba usekana, ushobora kuba wisanzura cyane ukavuga n'ibintu bise bikuzamo ako kanya, ariko ntago uri umuntu mubi, wakoze cyane kumfasha. Andi ahita abwira Viviane ati Viviane kuko se mvuga ibintu byose nishakiye, ubwo bishatse kuvuga ko hari ibintu naba navuze bikagukomeretsa?
Viviane itamubwira ati oya ntabyo wavuze byankomerekeje, ariko nyine ukuntu utihagararagaho kunseka, ukuntu utihagararagaho kuhita umbwira ibintu byose ushatse, nibyo ngibyo gusa nta kindi. Wakoze cyane pe gutuma ndara hano, nanone nkaba ndi bwongere kuharara, wakoze cyane. Andiye atabwira Viviane ati none se Vivia, byagenze bite nyine kugira ngo uze gushaka kano kazi, mama watabishaka, byagenze bite, habaye iki? Viviane itabwira Andi ati Andi, ubundi nyine mama nta kintu namuburanye pe, ntago navuga ko hari ikintu na kimwe namuburanye, kuko akora igishoboka cyose, yanakoze igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo nige, nambare, mere neza, nyine yakoraga igishoboka icyo ari cyo cyose, nta kazi na kamwe atigeze akora mama wanjye. Gusa kubibona byarandyaga mu mutima Andi, kubona mama wanjye aca mu ibyo bintu byose, nanjye ndaho ngaho gusa ndi kurya nkiga, byaramvunaga cyane mu mutima. Rero maze gusoza secondaire ndavuga nti ubu nta kintu na kimwe nakora kugira ngo mama wanjye nanjye mufashe. Naratangiye nshaka akazi, hari abana b'inshuti zanjye nabo bari baraje n'ahangaha kuhakorera, gusa nyine ari akazi ko mu rugo, nkajya mbabaza bakambwira amakuru. Umwe rero aza kumpuza n'uwo mugore nakubwiye, ambwira ko rwose nzaza akampereza akazi kandi ko nta kibazo na kimwe kirimo, kuko nawe niwe wari waramuzanye. Ndavuga nubwo mushuti wanjye yaje ibintu bikagenda neza, nanjye ngomba kuza. Nabitekerejeho igihe kinini, kuko mama wanjye yombi mubwira ntabwo yari buzabyemere. Umunsi umwe rero ndabyuka nditegura, mba ndaje nisanga ahangaha nyine, gusa n'ubundi ntibyampiriye. Andi ahita abwira Viviane ati none se Vivia, mu bintu byose wambwiye ntabwo wigeze umbwiramo papa wawe. Viviane ahita amubwira ati oh papa se, papa nta nubwo njya mwibuka kuko ntabwo muzi, ntabwo nigeze mumenya. Urumva rero ni umuntu ntabasha kwibuka. Nibyo ngibyo, mbana na mama gusa nta kindi. Andi ahita amubwira ati none se papa wawe yaba yarapfuye, yaba akiriho, byagenze bite? Viviane ahita amubwira ati nakuze rero njyewe mbona mama naramubajije papa, ambwira ko papa yapfuye kera cyane nkiri no mu nda. Urumva rero ntabwo nabihaye umwanya munini cyane, imiryango yo kwa papa ntabwo nyizi, yewe nabo kwa mama nabo ntabwo nzi. Umuntu mfite wenyine imbere n'inyuma ni mama wanjye gusa. Andi ahita amubwira ati oh, birumvikana rwose, biranagaragara. Hanyuma rero ni byiza kuba washaka akazi ugafasha mama wawe, ariko nanone ukareba no ku ngaruka zazana n'ibyo bintu byo gushaka akazi akariko kose. Gusa ibyo ngibyo nabigufashamo. Harya ngo wasoje secondaire? Viviane ahita amubwira ati yego ndarayisoje. Andi ahita amubwira ati okay, ibyo ngibyo rero ni byiza. Hari ahantu njyewe ngiye kujya, hari umushuti wanjye tugiye kujyana, ariko minota mike rwose ndahita ngaruka. Wisanzure, nushaka kurya urye, kuryama nta kibazo, kureba televiziyo nta kibazo. Hanyuma hari mu cyumba cyanjye hari n'indi telefone irimo na simukadi, nushaka kuvugisha mama wawe cyangwa se izindi nshuti zawe ndayigusigira, nabo bavugisha nta kibazo, njyewe ngiye kugenda. Andi ibyo ngibyo bivuga ariko ahaguruka. Hanyuma amaze kwitegura nyine agiye gusohoka, Viviane ahita amubwira ati none se Andi nkubaze? Andi ahita amubwira ati yego mbaza nta kibazo. Ko nguko aba ari gufunga agashati neza, yigira neza. Viviane ahita amubwira ati kubera iki wanyizera ukansigira inzu yawe, ukansigira ibirimo byose, nta hantu na hamwe ukinze, unyizeye bingana bite? Ntabwo utekereza ko nshobora kukwiba cyangwa nkakugirira nabi? Andi ahita areba Viviane ahita amubwira ati ndabizi neza ko utabikora, kandi rwose njyewe iyo nizeye ikintu n'umutima wanjye wose mba mbizi neza nyine ko ari byo. Hari ibyo wakora se ubundi? Viviane areba hasi ntamusubiza. Hanyuma Andi agahita afata urufunguzo rw'imodoka akigendera, agasiga Viviane aho ngaho. Hanyuma rero bigera mu masaha nimugoroba, Andi atari yataha, gusa Viviane nta kintu na kimwe rwose aba atakoze. Yakoze amasuku hariho hose, yameshe imyenda, kuko nta kindi kintu na kimwe aba afite cyo gukora. Ikindi Andi aba yanamuhaye uburenganzira bwose bwo gutembera mu nzu ye.
hanyuma aba yanageze no mu cyumba cye akamesa imyenda ibirimo itameshe, akamusasira neza, inkweto ziba zirimo zidahanaguye akazihanagura, mu gikoni akakora neza ndetse no muri salo. Yamara kubikora ibyo ngibyo akicara akareba televiziyo bisanzwe, ndetse na ya telefone Andi aba yamusigiye nta nubwo aba yigeze yihamagaza umuntu n'umwe, aba yerekeye aho ngaho nyine. Hanyuma rero Andi azana n'uwo mushuti we Loïc, bakinjira mu gipangu bagasohoka no mu modoka, gusa inkuru ziba ari nyinshi cyane, baba basa nk'aho ari abantu bamaranye igihe banamenyeranye. Hanyuma bari kwinjira mu nzu baba bari guseka bitwengera byose. Loïc niwe uri imbere, Andi ko aba yasigaye inyuma nyine ari gufunga igipangu amuzi inyuma. Hanyuma Loïc ahita arebera mu madirishya akahita abona hari umuntu uri muri salo, ahita abwira Andi ati Andi ceceka, mu nzu yawe harimo umuntu. Andi ahita amubwira ati yego ndabizi ko harimo umuntu, kugeza ubwo wasugize ngo ni umujura. Loïc ahita amubwira ati ya ngize ngo ni umujura, ryari kuva ryari usiga umuntu mu nzu yawe ukagenda, ko mbizi ko ibyo bintu udasanzwe ubikora. Andi ahita abwira Loïc ati Loïc uriya yitwa Viviane, inkuru ye ni ndende ariko humura uraza kuyumva, ahubwo ni karibu mu nzu. Bahita binjira, hanyuma Andi agahita asubiza Viviane ati Viviane wiriwe neza. Viviane ahita amubwira ati yego Andi niriwe neza nta kibazo. Loïc ahita amuza imbere akamuhereza ikiganza, agahita amubwira ati nanjye nitwa Loïc, nishimiye guhura nawe, ndi inshuti ya Andi cyane cyane rwose, niyo yagenda ntabwo byamukundira. Andi ahita abwira Loïc ati ariko se Loïc ibyo bintu koko ni ngombwa, uzajya ugenda wipresenta ahantu hose ko uko byagenda kose njye nawe tutatandukana. Loïc ahita abwira Andi ati Andi icyo ni ikigaragaza nyine ko tumaranye igihe. Hanyuma Andi mbwira cyerekeranye n'uyu mukobwa, ni umukunzi wawe mushyashya cyangwa hari? Andi atambwira ati no Loïc no ibyo uri gukeka ntabwo ariko biri, kuko nabikubwiye uyu nguyu yitwa Viviane. Hanyuma rero Viviane twahuriye muri gare, bamwibye nta kintu na kimwe asigaranye, ndeba kumusiga mbona bitankundira, niko guhita muzana ahangaha mu rugo, ariko mu gitondo kare turabyuka rwose tujya iwabo. Loïc ahita abwira Andi ati wow ni byiza. Ubwo ngo Viviane niko aba ari guhaguruka kugira ngo aze kwakira nyine Loïc, rwose aba yisanzuye mu nzu, ahita ahaguruka akajya kuzana ibyo amwakiriza. Hanyuma agiye Loïc ahita abwira Andi ati Andi uriya mukobwa ni mwiza cyane pe, no kumureba byonyine gusa ibaze ko ndi guhita mbibona atari yanavuga. Andi ahita abwira Loïc ati Loïc wowe n'ikunda ryawe ry'abakobwa koko rizageza hehe? Rwose umubure buriya ntumurebe, Viviane ntumurebe, kuko ni umukobwa uri aho ngaho gusa nta kintu na kimwe yiziye, ni umwana rwose wo mu cyaro, rwose nta kintu na kimwe azi rwose. Ejo nzamusubiza iwabo kandi ntagire ikindi kintu mbaza Loïc. Loïc ahita abwira Andi ati none se Andi kuri kumbuza ubwo ngubwo ni amahoro cyangwa nawe watangiye kumukunda? Andi ahita amureba ari seriye cyane, agahita amubwira ati nguki amukunda se ndamuzi, ikindi ibyo ngibyo Loïc bireke mbabarira. Uko nguko niko Andi ahita ahaguruka akajya mu cyumba cye. Akigera mu cyumba cye abona rwose ahantu hose hameze neza, isuku ari yose, ahita areba no mu myenda akabona imyenda ye nyine yameshwe ntayihari, biramurenga. Hanyuma agakuramo agatongera akagaruka muri salo, agasanga Loïc nyine bamwakiriye, gusa Viviane yahise agenda mu cyumba. Loïc ndetse na Andi barakomeza bakaganira, hanyuma bamara kuganira Loïc agataha, Andi nawe guma aho ngaho iwe. Amaze kugenda Viviane ahita asohoka mu cyumba, agahita abwira Andi ati Andi ndabona wa mushuti wawe yagiye. Andi ahita amubwira ati ngwiki none wari wagiye mu cyumba kubera ko umushuti wanjye yari ari ahangaha? Viviane ahita asubiza Andi ati Andi nari ndi kugira ngo nyine mbahereze umwanya kuko ntabwo amenyereye, ndetse nawe ubwawe ntabwo umenyereye, rero nari ndi kugerageza kubahereza umwanya. Andi ahita areba Viviane akamubwira ati Viviane wakoze cyane ku byo wakoze uyu munsi, nazanaga hano umuntu nka rimwe mu cyumweru cyangwa se ntanaze, rero waje muri iki cyumweru nyine ataraje, hari akavuyo handuye, hari n'akazi kenshi, wakoze cyane Viviane. Viviane ahita abwira Andi ati Andi nanjye ubwanjye nta kindi kintu mfite rega nakwitura cyangwa se ngo ngushimire, nta mafaranga mfite, nta kindi nyine nari bukore usibye biriya byoroheje nibyo nari bubashe gukora. Andi ahita abwira Viviane ati okay nta kibazo, rero ndumva mfite umunaniro, reka njya kuryama, hanyuma tuzasubira ku munsi w'ejo mu gitondo nyine turi kugenda, uze kurara neza Viviane. Viviane ahita abwira Andi ati Andi nawe uze kurara neza.
Andi ahita ajya mu cyumba cye, Viviane nawe akajya mu cyumba cye, hanyuma bakaryama. Gusa bombi uko baba baryamye nta n'umwe usinziriye, bose baba bareba hejuru, bose babuze ibitotsi, umwe akihindukiza n'undi akihindukiza. Hanyuma biratinda, hakacamo amasaha, ayo masaha yamara gucamo batari basinzira, Viviane arabyuka akajya nyine muri salo, akaba yicaye ari kureba televiziyo kugira ngo arebe ko ibitotsi byaza. Andi nawe aba ari kubyuka ari kuza, gusa Viviane aramukanga, ntabwo abazi ko ari muri salo, ahita acana amatara, agatambwira ati Viviane urakora icyanga. Viviane ahita abwira Andi ati Andi unyihanganire kuba ngukanze, numvaga nyine utari buze kubyuka, nabuze ibitotsi, ndavuga ni reka mbe njanga muri salo kureba televiziyo. Andi ahita abwira Viviane ati nanjye Viviane nabuze ibitotsi neza gusinzira byanze, nakwicarana nawe. Viviane atamubwira ati cyane rwose ahangaha ni wawe Andi. Andi ahita aza bakicarana bagatangira kurebana televiziyo. Rwose nta magambo baba bari kuvugana, ariko ku maso yabo bombi biba bigaragara ko nyine buri umwe yishimiye undi. Barakomeza bakareba televiziyo bukarinda iyo bubakeraho bari aho ngaho. Gusa mu kubyuka Viviane asanga yari aryamye ku rutugu rwa Andi, Andi nawe yari ari mu ntebe nyine aryamye. Viviane ahita ahaguruka nyine asa nk'uwikanze agahita agenda, Andi nawe agahita ajya mu cyumba akajya kwitegura. Ari kwitegura rero aba ari kuvugana na Keira mushiki we ahita amubwira ati Andi uri kubivuga nkaho uwo mukobwa already wamaze kumukunda, kandi Andi nkuko nyine wabimbwiye uwo mukobwa ntago ameze nka bariya bose ujya ugira kwa kundi nawe ubwawuzi. Urabizi neza kumarana n'umukobwa amezi aba ari ikibazo kuri wowe, murakundana mwamara n'ibyumweru mukaba mwatandukanye. Imana ishimwe kuba nta n'umwe ubunzi, ariko iyo aba bari abakobwa bose ubabaza kuriya babaye banze, nanjye ubwanjye bazantegera mu nzira bakankubita. Andi wabaza imitima y'abakobwa benshi hano hanze, wowe icyo uba ushaka gusa ni uko uryamana nabo bigahita birangira. Andi mbabarira rero uwo mukobwa ntibishoboka, ntabwo mwakundana Andi. Ikindi kandi ntihagire ikintu na kimwe uza gukora uwo mwana w'umukobwa, ubwo ndabizi neza ubwo mugiye kujyana wasanga ari nk'ahantu uri bumucishe kubera ko wambwiye ko nta kintu na kimwe yigize uwo mwana w'umukobwa. Andi ndakwinginze, no ibyo bintu ntibishoboka Andi, mbabarira kw'iyi nshuro pe. Basi kuba narakwinginze igihe kinini ngo ushake umugore byaranze, ariko basi gukomeza uhemukira abakobwa b'abandi ibyo byo noneho nta nubwo nabyemera Andi ahita aturika agaseka agahita abwira Keira ati ariko se Keira ubundi umfata gute? Usko wagira ngo neza umfata nk'umuntu wavuyemo umutima, erega nubwo mbababaza nanjye ubwanjye baba bambabaje. Keira ahita amubwira ati baba bakubabaje gute Andi? Mbwira nk'uburyo baba bakubabaje. Andi ahita abwira Keira ati Keira ngiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi nishimiye umwana w'umukobwa, namwishimiye bimwe bisanzwe atari ibintu birenze cyane. Ikindi nkuko nabikubwiye ngiye kumufata mu cyuri wabo, nta kindi rwose. Sinzi rero ibindi bintu uri kuvuga aho uri kubikura. Keira ahita abwira Andi ati Andi urabizi neza kuri musaza wanjye, rero ndakuzi neza, kandi kumbwira gutyo umuntu byaherukaga kera cyane hari ukiga nko muri segonderi, nibwo bwa mbere uri kujya mu rukundo umbwira ukuntu bimeze, washyushye ibintu bimeze neza. Ibaze kuko nguko uri kuvuga uwo mwana w'umukobwa ari uko nguko nyine wagira ngo twasubiye muri ya shusho ya kera. Andi rwose nubwo utari kubyemera ariko uwo mwana w'umukobwa waramukunze. Andi ahita amubwira ati no ntabwo bishoboka, iminsi 2 tumaranye se urumva nahita mukunda gutyo gusa. Keira nawe mbabarira rwose aho ngaho urakabije. Keira ahita amubwira ati okay, niba ndi kuvuga ibintu bidahari nta kibazo, ariko Andi nsezeranya ko nta kintu na kimwe kiri buze kuba. Andi nsezeranya. Andi ahita amubwira ati I promise you nta kintu na kimwe ndi buze kumukorera, nta n'icyo rega nteganya. Ngaho ibi ngibi reka tube tubishyize ku ruhande. Hanyuma mama yaramutse gute, ameze gute? Uyu munsi mufite rendezvous yo kujya kwa muganga, umubwire ko bitankundiye ko nza ko tujyane, ariko nyine nawe urabizi. Keira ahita amubwira ati yego dufite rendezvous yo kwa muganga, humura rwose ndaza kumwitaho. Ikindi wite kuri uwo mwana w'umukobwa, njye ndumva mpangayikishije cyane. Andi neza aba yumiwe, ahita akupa Keira, hanyuma akamara kwitegura agahita aza. Amaze kuza Viviane aba yasuye muri ya myenda ye, aba yarayimeshe yarayiteye n'ipasi, gusa hagati aho ngaho Andi aba yaramuzaniye n'izindi nkweto nyine azagenda yambaye, ahita azimuzanira akazimuhereza, Viviane akazambara akanamushimira,
bagahita bajya mu modoka bagenda rwose nta n'umwe uri kuvugana n'undi. Viviane atari kuvugisha Andi nawe atari kumuvugisha, barakomeza bakagenda iwabo kwa Viviane. aba ari urugendo rutari rugufiya, haba harimo amasaha. Hanyuma bageze mu nzira bagiye gushaka nyine ahantu bicara ngo bagure ibyo kurya kuko baba bakoze urugendo rurerure. Andi arasohoka akajya kubizana, hanyuma agahereza Viviane bagatangira kurya. Bari kurya Andi ahita abwira Viviane ati Viviane, ibintu byose bimeze neza ra, ko nabonye twasohotse mu rugo usa nkaho udashaka kundeba no mu maso, cyakugendekeye bite? Hari ikintu naba nakubwiye cyakurakaje cyangwa se navuze cyakurakaje cyangwa se nicyo nakoze kitakunejeje? Viviane atazunguza umutwe hagati amubwira ati nta kintu na kimwe rwose wakoze, kandi uranakoze kubw'ibiryo mpaye. Rwose biba bigaragara ko Viviane atameze neza, no mu ijwi ryo rwose babyumvikana. Barakomeza bakagenda, Andi akamwihorera, bikagera igihe Viviane agasinzira, n'ubundi agakomeza akamwihorera. Bwa nyuma na nyuma rero bagera kwa Viviane, mama rwose abategereje ku muhanda, gusa nta nubwo baba batuye kure y'aho ngaho, n'ubundi abari ku muhanda, usibye ko habaciyemo nk'amazi abiri kugira ngo nyine ugere iwabo kwa Viviane, n'ubundi aba yahagaze aho ngaho ku muhanda. Viviane araza agahita ahobera mama we cyane, hanyuma Andi nawe agahita asohoka mu modoka, mama Viviane agahita aza akamusuhuza. Mbere y'uko agira ikindi kintu cyose avuga, ahita abwira ati warakoze cyane kuba warancungiye umukobwa. Sinzi ikintu nakwitura, ariko wankoreye ibintu ntabasha rwose gusobanura. Umukobwa wanjye yari yanteye ubwoba cyane, warakoze cyane pe. Andi ahita amubwira ati nta kibazo mama, nta kibazo, kandi nuko ibintu muri iyi minsi bisa nkaho byahindutse, ariko n'ibisanzwe ko umuntu afite ikibazo muba mugomba kumufasha kandi mukamwitaho. Mama Viviane ahita amubwira ati warakoze cyane, kandi n'ikindi wigomwe ureka akazi kawe uramuherekeza umugeza ahangaha mu rugo. Mana yanjye wakoze cyane. Harya Viviane wambwiye ngo yitwa Viviane? ahita abwira mama ati none se mama saa kuri imbere yakwibwiye? Andi ahita amubwira ati nta kibazo mama, njyewe nitwa Andi. Ni ukuvuga ko ubu ngubu nabaye inshuti ya Viviane. Mama Viviane ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ahubwo ni karibu mu nzu. Ahita bajyana mu nzu, hanyuma mu nzu yo kwa Viviane biba byumvikana ko hari abantu benshi barimo. Viviane ahita yongorera mama we agahita amubwira ati ma, abo ngabo ni bande? Mama ahita amubwira ati Viviane, rero ni ba bagore dusengana, nababwiye nyine ikibazo nagize, mbabwira ko uyu munsi uri buze, rero bari baje kumfasha guteka kugira ngo nyine tuze kubakira ibintu bimeze neza. Viviane ahita abwira mama ati ma, neza ubwo baje guteka mu ruhe rwego koko? Uzi ko wagira ngo neza nzanye nk'umusore dukundana cyangwa tugiye kubana? Mama ahita amubwira ati bitwaye iki si ibyo ngibyo, ntimwabana? Neza Andi aba ari inyuma, Viviane agahita ahindukira akamureba isoni ari nyinshi. Viviane ahita abwira mama ati ma, ntabwo ubona ariko ko turi inyuma, uzi ko wagira ngo nabuze umugabo? Mama araseka agahita amubwira ati Viviane nawe wikomeza ibintu cyane, urabizi neza ko bari abagore dusengana, tuba tugomba gufashanya mu bintu ibyo ari byo byose. Rero ni karibu, ibindi bireke, ibiryo byatunganye, hanyuma nabo baraje babasuhuze. Uko nguko niko mama Viviane bari kujya mu gikari akababwira, bakaza gusuza Andi ndetse na Viviane. Rwose Viviane abasanzwe abazi, nyine aba ari umwana wakuriye mu biganza byabo, baramusuhuza bakamubwira ko rwose ibyo bababwiye yanyuzemo byabateye ubwoba cyane, ariko bagashima Imana ko nyine agarutse ari amahoro. Ibyo ngibyo rero birarangira, bagasangira bose uko nyine baba bari aho ngaho. Bamara gusangira rero, Andi aba ari ku ruhande, hari umuntu ari kuvugisha, hanyuma mama Viviane ahita aza akamwegera, Andi agahita areka kumuvugisha nyine. Mama Viviane ahita amubwira ati mwana wa, rero ntago ahangaha mu rugo hameze nk'iwanya aho umenyereye, utwihanganire rwose. Andi ahita amubwira ati no nta kibazo mama, nabikunze cyane rwose, kandi binambereye amahirwe naza nkibera ahangaha, kuko aba ari iby'agaciro kubona umumama kwitaho uguhangayikiye, aba ari iby'agaciro cyane. Mama Viviane ahita amubwira ati none se wowe nta babyeyi ukigira? Andi ahita amubwira ati oya mama wanjye ndamufite, ariko nuko arwaye ibintu ntabwo bimumereye neza, ariko nawe atari yarwara, nuko nguko yabaga ameze, wagira ngo neza muri impanga. Mama Viviane asekamo gakeya agahita abwira Andi ati none se Andi, urabona rero amasaha yakuze, ntabwo nakwemerera ngo utware imodoka usubire n'umunaniro wose utabanje ngo uruhuke. Uranyemerera uze kurara ahangaha iri joro, hanyuma ejo mu gitondo aba ari bwo uzagenda?
Andi atambwira ati no nta kibazo mama, njye nsanzwe mbimenyereye n'ubundi nkora akazi ko gutwara imodoka urugendo rurerure nkongera nkagaruka, rero nta kibazo na kimwe bintwaye. Mama Viviane atambwira ati oya ndabizi nshobora kuba nagusabye ibintu byinshi, ariko n'icyo ngicyo kiri mu bimwe mu bintu nyine ngomba kugusaba kandi ukabinkorera. Ntabwo nakure kuri aya masaha ngo ugende kandi wanzaniye n'umwana mukamugeza ahangaha muri amahoro. Andi abona neza atabyanga, atambwira ati nta kibazo mama, gusa iyo unyemerera rwose ngataha nta nicyo byari kuba bintwaye. Icyo ngiye nashakaga ko nashaka kubona Viviane ageze ahangaha mu rugo, kuko numvise muvugana numva uramuhangayikiye cyane. Mama Viviane atambwira ati nese urumva njyewe nakwitura icyo usibye nyine kugukorera ibintu nk'ibyo ngibyo, rero nyemerera uraza kurara ahangaha. Andi arabyemera, mama Viviane agahita agenda, hanyuma Andi agahamagara mushiki we Keira akamubwira ko ari aho ngaho, ibyo ngibyo bikarangira. Hanyuma rero mu masaha nimugoroba abagore baba batashye, hasigaye Viviane, Andi ndetse na mama wa Viviane. Hanyuma aba ari amasaha nyine yo kuryama, mu masaha bageze. Mama Viviane rwose nubwo aba adakuze ariko biba bigaragara nyine ko ahorana umunaniro, ahita abwira Andi ndetse na Viviane ati rero njyewe ngiye kuryama ndumva naniwe cyane, ubwo ngubwo tuzasubira ku munsi w'ejo, kandi Andi nihagira ikintu ukenera cyangwa se ugira ikibazo ubaze umukobwa wanjye Viviane araza kugufasha. Aramusezera, hanyuma Andi nawe akamubwira ngo narare neza. Andi ndetse na Viviane bakaguma aho ngaho. Viviane agiye guhaguruka, Andi ahita amubwira ati Viviane ahangahe wanyu rwose nahakunze cyane, mwanyakiriye neza, mama we namukunze, n'umuntu mwiza cyane, nabikunze cyane Viviane. Viviane ahita abwira Andi ati Andi ibi ngibi turi kubikora kubera ko nyine nanjye ubwanjye wamfashije, kandi nanone warakoze cyane, rero icyo mburi buze kuraramo ni kiriya, nanjye nagerageje uko nshoboye, ndabizi ko nta myenda wari wazanye, ariko narebye iyanjye yabaho minini, nyigukirira ku buriri n'inkweto, nushaka guhindura uhindure nta kibazo. Andi ahita amubwira ati okay nta kibazo, ndabona ibintu biri kugenda byisubiramo, ibyo nagukoreye nawe ubwawe uri kubinkorera, ibintu ndi kugenda ndushaho kubikunda Viviane. Viviane ahita amureba ariko ntamurebe neza, hanyuma Andi ntabyiteho, Viviane agahita ajya kuryama, Andi nawe akaguma aho ngaho. Rwose kubera ukuntu aba amenyereye kuryama atinze, ntabwo guhita abona ibitotsi bimukundira, ahita asohoka hanze akatangira kureba mu kirere. Rwose haba hari ikirere cyiza cyane, arabikunda ibyo ngibyo. Hanyuma hahagarara iminota mikeya, iyo minota yashira agahita asubira mu nzu akajya kuryama. Buracya mu gitondo rero akabyuka yitegura nyine agenda. Hanyuma Viviane ndetse na mama we baba bamuherekeje, mama aramusezera, hanyuma Viviane nawe aba ari aho ngaho. Andi ahita abwira Viviane ati Viviane rero byari byiza guhura nawe, hanyuma ndatekereza ubu ngubu twarabaye inshuti, n'uzabona telefone reka ntegereze kuzampamagara. Viviane ahita abwira Andi ati yego Andi nzaguhamagara kandi warakoze cyane, uze kugira n'urugendo rwiza. Andi ahita yinjira mu modoka akabapepera akagenda, Viviane ndetse na mama we bagasubira mu rugo. Gusa mama we rwose aba yishimye cyane ku mwana we yagarutse, ariko nanone ari kumushyiraho igitutu ngo ntazongere kumusiga. Ibyo rero birakomeza, Andi akagera mu rugo, hanyuma akajya no kureba mama we ndetse na mushiki we Keira. Keira rwose aba yabibwiye mama we byose, bya bindi byose Andi yabwiye Keira. Andi ahagera mama we ari kumubaza ati uwo mukobwa ari he ko nshaka kumubona. Andi neza biramurenga, agahita abwira Keira ati Keira kubera iki koko wabwira mama ibyerekeranye n'uriya mukobwa Viviane? Keira ahita abwira Andi ati erega Andi niwe mukobwa uje mu buzima bwawe mbona nyine uhaye agaciro bwa rimwe, urabizi neza ndetse nawe, rero ibyo ngibyo nagombaga kubibwira mama. Andi ahita abwira Keira ati Keira namusubije iwabo, nta kindi kintu na kimwe rwose, nta n'ahantu namwe tuzongera guhurira, rero sinzi impamvu wahita ubibwira mama kandi uri kubona n'ukuntu ameze. Keira ahita abwira Andi ati Andi ntabwo nari mbizi ko mama nyine ari bubigira intambara kuriya, ariko njye nabimubwiye nsa nkaho muganiriza, kandi na mama nawe uramuzi neza, rero ntukiraho amakosa rwose. Andi ahita amubwira ati nyine ubwo nta kundi ndaza kubyikemurira. Rwose ibyo ngibyo birarangira, hanyuma Andi aba ari muri konji y'iminsi mikeya, iyo irarangira agasubira mu kazi nyine agatangira gukora akazi. Haciyemo ibyumweru bikeya rero yibuka ko Viviane yamusezeranyije ko azamuhamagara, ariko akaba atari yamuhamagara. Areba kuri telefoni
akibuka ko hari igihe yigeze nyine Viviane yigeze guhamagara mama we ashakisha nimero n'ubwo bimugoye ariko akayibona, amara kuyibona amasaha aba yakuze atahamagara mama Viviane arabyihorera, hanyuma mu masaha mu gitondo akaba aribwo amuhamagara, aramuhamagara mama Viviane agahita amwitaba, Andi akamwibwira, mama Viviane atamubwira ati oh Andi ni wowe, amakuru y'iminsi, wagendeye ko ntiwongera kuduhamagara, wageze y'amahoro? Andi ahita abwira mama Viviane ati yego mana ageze y'amahoro nta kibazo, gusa Viviane twari twumvikanye ko nabona telefone cyangwa se akabona uburyo azamvugisha ariko narategereje ndaheba, mpitamo nyine kubihamagarira ngo mbabaze ukuntu mumeze. Mama Viviane ahita amubwira ati oh urakoze cyane tumeze neza nta kibazo, ibintu rwose biragenda neza, amakuru y'iminsi wowe? Andi ahita amubwira ati amakuru y'iminsi ni meza, hanyuma se Viviane nawe ameze neza? Mama Viviane ahita amubwira ati hakira mwibarize ngo yari ari iruhande rwanjye, ahita amuhereza telefone, hanyuma Viviane agatangira kuvugana na Andi. Andi ahita amubwira ati Viviane umeze ute, nategereje ko uzampamagara narahebye. Viviane ahita abwira Andi ati Andi urebye n'ubundi nta nubwo twari tuziranye, naragushimiye cyane ku byo wakoze, numvaga nta mpamvu nyine n'imwe yo kuba naguhamagara. Andi arumirwa agatambwira ati nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba wampamagara kubera ikizi, ko nari nzi ko ngiye twabaye inshuti uzajya umpamagara wakenera ubufasha ukambwira, ni gute uvuga ngo ntago ngewe nawe twabaye inshuti kandi nararaye iwanyu nawe ukarara iwanjye? Viviane ahita abwira Andi ati Andi ibyo ngibyo ntago ari ngombwa rwose ko tubivugaho muri aka kanya, kandi nawe urabizi neza kuko nguko ariko kuri, rero ibi ngibi reka tubireke, ndagushimiye cyane ku byo wakoze kandi ikindi ntuzongere rwose no kumpamagara, umfate nkaho ndi umuntu mwahuriye mu nzira hakunda abantu bahura umwe akagenda n'undi akagenda bikaba birarangiye. Andi ahita amubwira ati ngwiki ahabaye ikize Viviane ko numva ibintu byose byarahindutse? Viviane ahita abwira Andi ati Andi nta kintu kimwe cyabaye, rero niba umeze neza Imana ishimwe, reka nkure kubwo ngubwo ukomeze ugire ubuzima bwiza. Ahita anakupa rwose Andi neza arumirwa. Bidatinze Keira abari kuvugana na Andi ahita amubaza ati none se Andi urabizi neza ko nta kintu na kimwe waba warakoreye Viviane? Andi ahita amubwira ati nta na kimwe Keira, nta na kimwe n'iki na kimwe, usibye kumwitwaraho neza kumwitwararikaho, niyo mpamvu nakubwiye ngo njyewe nanjye ubwanjye bambabariza umutima, nk'ubu ngubu koko namutwaye iki ku buryo yambwira nabi kuriya? Ibaze noneho nta n'ikintu na kimwe nakoze sha Keira, urabyumva? Keira atabwira Andi ati Andi ntago byakunda ko yarakara mu ubwo buryo nta kintu na kimwe yamukoreye, ikindi kandi ntawamenye cyangwa ugasanga afite impamvu ze bwite, nese ubundi ko wambwiye ko nta kintu na kimwe wifuza kuba mwakorana cyangwa se ngo ubushuti bwanyu mubushyire ku rundi rwego, ubundi nyine wamuretse nkuko yabikubwiye mukaba nk'abantu nyine batigeze banahura, ubundi wamuretse? Andi atabwira Keira ati Keira nakamuretse sibyo, nakamuretse ariko mfite uburenganzira bwo kumenya ikintu yabaye yarabaye cyangwa se ikintu naba naramutwaye, ahubwo urazi ejo mu gitondo ngomba kujya iwabo. Keira atabwira ati what, ugomba kujya iwabo? Andi neza ariko uzi ko wasaze, gusa urabizi neza ko mba ngushyigikiye mu bintu ibyo ari byo byose, ejo nari mfite n'umwanya wambwira tukajyana nta kibazo. Andi atamubwira ati uri serious se twajyana? Keira atamubwira ati cyane rwose nanjye ndifuza kureba uwo mukobwa uri kugusaza bigeze aho ngaho. Andi atamubwira ati Keira ntago ari kunsaza, ibi ngibi ni ibintu bisanzwe. Keira atamubwira ati ndabyumva rwose ko ari ibintu bisanzwe, ngaho nyine bayi ubwo kanitegura urugendo rw'ejo, ndumva ukize mu ngendo zitari ziteguwe. Andi atamubwira ati Keira niwe uvuze ngo uzamperekeza ntago ari njyewe ubigusabye rwose. Keira atamubwira ati okay nta kibazo rwose nzaguherekeza. Ibitinda rero wongera kubona Andi ndetse na Keira bari mu nzira bari kugenda, gusa Keira bari kugenda sereza Andi, nubwo Keira bari umukobwa ariko abameze nka Andi neza nta kintu na kimwe aba yitayeho, ibyo ari byo byose ashatse abivuga ndetse anisanzura mu magambo ye. Barakomeza rero bakagenda neza, Andi aba yabangamiye kubera ukuntu Keira bari kumusereza. Bidatinze rero bagera kwa Viviane, wibuke Andi abahazi, barahagera bagasohoka mu modoka, hanyuma bamara gusohoka mu modoka bakerekeza nyine ku nzu yo kwa Viviane. Bakihagera barakomanga imbere,
hanyuma mama Viviane akaruza gukingura itabona Andi agahita amusuhuza atamubwira ati Andi ejo sibwo twavuganyera waje kugira ngo wumve neza ko tugituye aha ngaha Andi araseka ariko aza kumuhobera agahita amubwira ati oya mama. Hanyuma rero uyu nguyu ni mushiki wanjye Keira asuhuza mama Viviane. Keira ahita aza agasuhuza mama Viviane akamureba agahita amubwira ati umukobwa murasa cyane. Keira ahita amubwira ati murakoze cyane ma, ahubwo njye ndifuza kubona Viviane cyane. Viviane nawe ahita aza agahita amubwira ati ma abo ni bande. Akivuga ngo abo ni bande, mama ahita amubwira ati Viviane ngwino usuhuze Andi rwose ari kumwe na mushiki we barantunguye cyane. Viviane ahita aza atunguye cyane mu maso bigaragara agahita asuhuza Andi ahita abwira Viviane ati Viviane rero uyu nguyu ni mushiki wanjye Keira hura na Viviane rwose. Keira aza n'uruguru rwinshi agahita amubwira ati Viviane bwa nyuma na nyuma rwose nishimiye guhura nawe, nakumviseho ibintu byinshi, unyihanganire rwose ntago nabihisha, gusa ndabyishimiye cyane guhura nawe. Viviane ahita abwira Keira ati Keira nanjye rwose ndabyishimiye cyane, ni karibu mu nzu. Ahita abahereza karibu, hanyuma mama we ahita agenda. Hanyuma amaze kugenda Keira ndetse na Andi baba bari aho ngaho nyine na Viviane. Andi ahita abaza Viviane ati Viviane rero impamvu nzanye aha ngaha na mushiki wanjye yifuzaga kukumenya cyane. Keira ahita areba Andi agahita amubwira ati Andi wimbeshyera njyewe naguherekeje, ahubwo se Viviane mbaye ngiye mu gikari hamwe na mama we hari ikibazo? Viviane ahita amubwira ati oya Keira nta kibazo wagenda, inzira niriye urakomeza rero tugera hanze. Keira rwose ahita ahaguruka Andi akamureba nabi ariko Keira akigendera ari no guseka. Amaze kugenda Andi ahita amubwira ati okay nibyo koko Keira yamperekeje ariko nari mpangayikishijwe nawe Viviane. Ni kubera icyo bavuga ari amagambo ngo njye nawe ntago twaba inshuti, ngo ntago tukiri inshuti, ngo cyaduhuzaga nyine kiveho ibintu nk'ibyo. Hari ikintu naba naragukoreye cyakurakaje cyangwa se nakubwiye cyaba cyarakurakaje? Viviane ahita areba Andi mu maso agahita amubwira ati Andi rwose nakabyishimiye kuba inshuti nawe kuko uri umuntu mwiza, ariko nanone uko mbikeka siko biri, uko meze ntago ari kuri. Andi ahita amubwira ati gute se kandi? Viviane ahita amubwira ati Andi byabayeho nk'impanuka rwose, ntago nari narigeze nyine mbigambira, nta nubwo nanabishakaga. Umunsi twari bugendeho uri kwitegura nari nkuzaniye icyayi mu cyumba cyawe, ngeze ku muryango neza numva nyine uri kuvugana na mushiki wawe Keira. Ibyo mwavuze kiriya gitondo byose narabyumvise. Rero urabyumva neza ko nta mpamvu n'imwe mfite yo kuba naba inshuti nawe cyangwa se ngo ngirane umubano runaka nawe, kuko n'ubundi byarangira mbabaye. Neza Andi atayifata mu mutwe agahita abwira Viviane ati Viviane no we ntabwo bishoboka Viviane, ndetse kubera iki twaje nta kintu na kimwe uri kumbwira, nta n'ijambo na rimwe wigeze umbwira? Viviane ahita amubwira ati ndetse nari kuri kubwira mu buhe buryo njyewe ndi iki cyawe ubundi, ku buryo ki nari kukubwira ngo mwamvuze we na mushiki wawe? Urumva ibyo bintu koko byumvikana? Ariko mu buryo bwiza ubucuti bwacu nyine nibugarukira aha ngaha. Andi ahita abwira Viviane ati Viviane okay nta kintu na kimwe rwose ngiye guhindura mu byo navuze, gusa nta n'ikintu kibi nari ngamije kuba nagukorera. Ndabyemera, nahuye n'abakobwa abenshi ndanabyemera nabababarije imitima, ariko ndifuza ibyo ngibyo kubireka Viviane. Ndifuza kubireka, ndifuza nyine kuba umuntu muzima, uwo mama yifuza, uwo Keira yifuza, ndetse n'inshuti zanjye zimwe na zimwe. Viviane ntabwo rwose nari ngamije kuba nakubabaza, sibyo? Ntabwo nari mbigamije rwose, kandi nkuko wumvishe Keira bivuga yari ari no kunyihanangiriza ngo sinze kugukorera nk'iby'abandi mbakorera Viviane. Ntabwo ngiye kukubeshya rwose ngo sinabitekereje, narabitekereje, ariko imbaraga zo kubikorana narazibuze Viviane ahita abwira Andi ati Andi ibyo ngibyo ntabwo bikiri ngombwa rwose muri aka kanya, kandi ni n'ubuzima bwawe rwose, nta kibazo, ntacyo bitwaye Andi, ugenda ukora ibyo ushaka nta kibazo rwose. Andi ahita abwira Viviane ati no Viviane rero ngiye si uko nguko mbishaka, ntabwo nifuza rero kukubura mu buzima bwanjye Viviane. Bwa mbere winjira mu nzu yanjye ntumvaga ari ibintu bisanzwe, mbona nyine ari umukobwa utazi ikintu na kimwe, ariko nanone ushijutse umeze neza. Ndavuga ni ibintu bisanzwe, ndi gufasha umuntu,
tumarana iminsi 2 mu rugo. Ntakubeshye nari nishimye, nanjye ubwanjye ntabwo nari nzi ikintu kiri kunshimisha muri iyo minsi, ariko nari nishimye ndetse n'inshuti zanjye zari zirimo kubimbwira. Uraza ahangaha iwanyu, ibi byumweru byari bishize Vivia, nagukumburaga buri munsi, nagutekerezagaho buri munsi. Muri make nagukunze nkikubona Vivia, wa munsi nkubona muri gare nahise ngukunda Vivia. Rero ukimara kumbwira ngo ntiwifuza kuzongera kumbona, ntiwifuza ubucuti bwanjye nawe Vivia, urumva koko nabyihanganira, nahise nza kukureba igitaraganya. Vivia nahita abwira Andi ati Andi, urabizi neza ko njye nawe ariko dutandukanye, hari ubuzima bwawe ubayemo, nanjye ubwanjye hari ubwo mbayemo, urumva koko twahura bigakunda. Andi yahita amubwira ati ushatse kuvuga iki Vivia? Vivia nahita amubwira ati nyine reba ukuntu umeze, reba nanjye ukuntu umeze, nta huriro na ritoya riri hagati yanjye nawe. Rero siniyumvisha uburyo ki wankunda gutyo gusa byoroshye, ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu mana yanjye. Andi mbabarira pe. Andi yahita abwira Vivia ati Vivia, nta kintu na kimwe nitayeho muri ibyo ngibyo ibyo ari byo byose, nahuye n'abakobwa benshi nk'uko nabikubwiye, none se kubera iki nta wundi muntu nigeze niyumvamo nk'uko ndi kukwiyumva muri aka kanya? Nuko ngukunda Vivia. Ndabizi ushobora kuba uri gutekereza ibintu byinshi, nta kibazo, ndaguhereza umwanya, ariko nanone Vivia, nkuko nabikubwiye ndifuza guhinduka, kandi umuntu nifuza guhinduka ndi kumwe nawe ni wowe. Vivia neza biramutunga, ariko bikanamutera n'ubwoba. Muri ako kanya Keira ahita yinjira, ahita yicara akareba Andi, ahita amubwira ati Andi ntewe ishema nawe. Andi ahita amubwira ati kubera iki se Keira? Keira ahita abwira Vivia ati Vivia, icara nkubwira akantu gato. Vivia ahita yicara agatega amatwi Keira. Vivia ndetse na Andi baba bari kumwe mu ntebe imwe bicaranye, ndetse na Keira yicaye imbere yabo ariko bareba mu maso. Ahita ababwira ati Andi, impamvu ntewe ishema nawe, nari mfite ubwoba ko Vivia ashobora kugucika, nari mfite ubwoba ko ashobora kugenda ukamubura burundu, kandi byagorana cyane kuzabona undi mukobwa umeze nkawe. Ntewe ishema nawe cyane Andi, kandi ibi bintu rwose ndanabikunze. Ikiganiro cyanyu cyose nacyumvise, mumbabarire kuba nanabyumvise kuko ninjiraga ko mama Viviane yaragiye, nanga nyine kubaca mu ijambo, ndavuga ni n'ubundi reka mpagarare, n'amatwi yanjye araryoherwa ndakomeza ndabumva. Ariko Vivia, ndakwinginze rwose, ntago rwose ari ukuguteramo ibintu udashaka, ari ukugushyiramo ibyo udashaka, ariko bihereza umwanya utekereze ku bintu Andi akubwiye. Ntakubeshye rwose, ntago ari umusore umeze ukunguku, ntago twari tumuzi ukunguku pe, ntago twari tuzi ko ashobora kuza imbere y'umukobwa akamwinginga anamusaba imbabazi, ibintu nk'ibyo. Andi birantunguye cyane. Gusa Vivia, ugerageze umwumve, sibyo? Ugerageze umwumve, kandi nanone byaba byiza kumenya ahahise he ndetse hatanameze neza, kugira ngo ahaguhishe mubane gutyo gusa utahazi. Rero njyewe ndabishimiye cyane. Ikindi kandi Vivia, umbabariye rwose, naguhereza ikaze mu muryango, nubwo utari wagira ikintu na kimwe uvuga, ariko naguhereza ikaze mu muryango. Andi tabwira Keira ati Keira, ariko uba muzima, uhora umbwira ngo sindi muzima, ariko nawe ubwawe nturi muzima, ubu urumva utanyivangiye mu bintu. Viviane areseka agatubwira Andi ati Andi nta kibazo, ikindi ni mushiki wawe kandi aragukunda cyane, impamvu aje kubivuga nuko agukunda cyane. Gusa Keira, nanjye ntabwo ngiye kukubeshya pe, uriya munsi mbumva muri kuvugana wagira ngo neza ni nk'igikuta bari bafashe bakanshyira hagati yanjye ndetse na Andi, kandi icyo gikuta nubwo cyari gihari rwose sinari mbyishimiye habe na gatoya. Nyine numvaga bimbangamiye, numvaga namuhamagara, nabyukaga buri gihe nijoro nkavuga ni se mfe kumuhamagara basi mbyirengagize ko nabyumvise, aramutse sambabaje. Keira, nanjye ubwanjye byari bimbangamiye pe, gusa nanone nari mfite ubwoba ko nshobora kuba ndi kwiyumva we atari ko ari kwiyumva, kuko n'ubundi ko numvise ko agira abakobwa benshi mu buzima bwe, nabyo byari binteye ubwoba bwinshi Keira. Gusa muri aka kanya ntabwo ngiye guhita nkubwira ngo Andi nanjye ndagukunda, ariko nanjye ndifuza kuba ngufite mu buzima bwanjye, ntabwo nifuza kugutakaza Andi. Rwose wifuza guhinduka, nyemerera
nyemera rwose uhindutse ntazagire ikindi kintu rwose wongera guhura nacyo kimeze nk'ibyo ngibyo. Andi ahita abwira Kera ati Kera ibyo numvise nawe nibyo wumvise ra. Kera ahita amubwira ati fata umwana Andi ariko wabaye ute. Andi ahita areba Viviane agahita amuhobera ahita amubwira ati Viviane ntabwo wakumva ukuntu bino bintu binejeje, ngiye guhinduka kandi nzahinduka mpindutse nta nubwo nzongera gusubiza amaso inyuma. Ikindi mu modoka yanjye hari impano nari nakuzana ariko nafite ubwoba kuri buze gutuma ntaninjira ku muryango, niyo mpamvu nari nayizanye, reka njye kuyizana. Ahita asohoka vuba vuba, Kera agasigana na Viviane. Kera aba yishimiye Viviane cyane bimwe bitabaho. Kera atabwira Viviane ati Viviane ndabyishimiye cyane. Viviane atabwira Kera ati none se Kera ntabwo mutewe ipfunwe cyangwa se isoni nukomeze naho nyine ntuye cyangwa se na mama wanjye. Kera atamubwira ati no Viviane no ibyo bintu ntubitekereze. Mbere na mbere turabizi neza ko ibintu ari ibishakwa, sibyo? Burya biragoranye cyane ko umuntu yaba afite umutima nk'uwawe, afite urukundo nk'urwawe, umuntu nk'ubwawe, biragoranye cyane kuba yabubona. Ariko ibintu n'amafaranga urabyuka ugasanga urabifite, ukongera ukabyuka ugasanga ntabyo. Ibyo ngibyo ntibigutere ikibazo Viviane. Ikindi kandi ndabizi neza ko na mama azakwishimira. Ikindi ntakubwiye, ntabwo nari bubivuge andari hano ntakubeshye Viviane, mama wanjye ari mu minsi ye ya nyuma. Gusa ikintu yahoraga arota, ikintu yahoraga yifuza, ikintu nyine yifuzaga kubona bwa nyuma mbere yuko yigendera, yifuzaga kubona nyine umuntu uzakundana na Andi nyine byanyabyo, bakazana abana, byabana byiza akagenda nyine bamaze kubana. Yabyifuzaga cyane. Rero Andi nanze kubimubwira, ndavuga nshobora kubimubwira agahubagurika, kwa kundi nyine aba ari kumwe n'abakobwa benshi, agafata umuntu nyine uzamubera ikigeragezo. Kandi buriya nubwo Andi ameze kuri ariko ni umuntu mwiza. Viviane ahita abwira Kera ati Kera ndabizi neza ko ari umuntu mwiza kandi wakoze cyane no kuzana nawe, nari nzi ko atazagaruka kundeba. Aho ngaho Andi ahita yinjira agahereza impano Viviane aba yamuzaniye bitunguranye cyane. Haba harimo impeta gusa ntago aba ariyo yonyine, haba harimo n'izindi mpano, ariko iyambere amuhereza aba ari impeta. Kera arayireba, Viviane nawe akayireba, bagahita bamubaza ati kubera iki umpaye iyi mpeta. Andi ahita avuga ati mutuze nyine mbabwire, mbere na mbere nanjye ubwanjye sinzi ibintu niyumvagamo, sinzi ibintu naniyumvagamo njya kugura iyi mpeta. Gusa kubera ukuntu nyine nakunze gukora mu kiganza cya Viviane, narebye intoki ze ndagereranya, ndavuga nti impeta ishobora kumukwira. Nyibonye mbona ni nziza, umutima nyine umpatiriza kugigura ngo nzayimuhe, nyine nayiguze ndayizanye ndayimuhaye. Viviane ahita amubwira ati none se Andi uyimpaye mu buhe buryo? Andi ahita amubwira ati okay. Kera atamubwira ati ariko se wabivuze Andi ko twaje tunabivuganaho mu modoka. Andi ahita abwira Kera ati ariko se Kera ibintu byanjye byose urabyangiza. Okay Viviane wanjye, iyi mpeta ndifuza kuyiguhereza ngusaba ko wambera umugore, tugakomezanya ubuzima bwose dusigaje hano ku isi. Viviane arasika agahita abwira Andi ati Andi mu bantu bose nabo narigeze guhura nabo, uri umwe mu bantu ba mbere bantungura cyane. Ikindi uri umwe mu bantu ba mbere bakoze ibintu ntabashaka gutekereza habe na gatoya, habe no kubirota. Andi ntago mbizi ahazaza hacu, nta nubwo rwose nigeze mpagera, ariko nizeye ko hazaba ari heza Andi. Rero ndabyemeye nzakubera umugore. Andi arishima agahita yimwambika, agahita namusoma. Kera ahita abwira Andi ati Andi ndacyari ahangaha kandi ndi mushiki wawe mukuru. Andi nta kintu na kimwe aba yitayeho. Bidatinze mama Viviane araza akabyishimira cyane, ndetse nk'umubyeyi ababwira ko burya yarabibonye ko Andi akunda Viviane ariko akanga kubyivangamo kubera ko nyine ari umubyeyi. Ibyo ngibyo birarangira, umunsi wo kujya gusura mama Andi ukagera, yishimira rwose Viviane cyane ndetse akishimira n'umuhungu we Andi. Hanyuma rero Andi
birangira nyine inshuti ze zimaze kubimenya, ariko bwa mbere na mbere Loïc baramwishimira cyane. Loïc akamusereza uburyo ki bwa mbere asanga Viviane ukuntu yari ari kubihakana. Urukundo rwa Viviane ndetse na Andy ruba urukundo rwiza cyane, ko nyuma y'aho ngaho baza gukora ubukwe, ariko ubukwe babukora kubw'amahirwe mama Andy agihari nawe akabutaha, nubwo abutaha mu mbaraga nke ariko arabutaha. Ibirori biba byiza kurushaho, ariko ibyishimo bikaba ibya Andy ndetse na Viviane. Aha rero niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi, bimvuye ku mutima. Reka nshimire umuntu twabanye kuva natangira kugeza ngeze aha ngaha ku musozo. Imana ikomeze ibamere umugisha cyane, ariko munibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigende bigere kure, ndetse na za nama tugenda dukuramo za buri munsi zigere ku bantu benshi bafatika. Rero njyewe twari kumwe nk'ibisanzwe, ndi Karangwa Sandrine, tuzahura ubutaha.